wenda tuvuge nk'iyi ngiyi, reka tuvuge nk'iyi, tuze tumwadingemo umwe wenyine, niwe uzashyiramo wenyine kugira ngo ukore bwa bubiko bwa WhatsApp uzajya ubikaho ibintu. Noneho bazadusaba icyo bita izina rya group, ya group nyine yawe bwite cyangwa se private group. Ya private group rero uzaza wenda uvuga uti ngiye kuyita nk'ububiko, ububiko bwa document, ububiko bwa document, ububiko bwa document, ububiko bw'amadokima. Okay guys, reka nkwereke rero uburyo uzajya ubika fayiro, amafoto, video ndetse n'ibindi baguhereza kuri WhatsApp. Ushobora kuba wenda wari ufite imbogamizi zo kuba warabuze. Ushobora kuba wenda wari ufite imbogamizi zo kuba warabuze ahantu ubika ibintu byawe wenda by'ingenzi. Nshobora rero kugukorera akantu keza cyane ku buryo nawe uzajya ukabikaho ibintu byawe. Rero nta kindi bisaba usibye kuba ufite WhatsApp yawe. Muri WhatsApp tugiye gukora ububiko, tuzajya dukora iki? Tuzajya tubikaho amafoto, video ndetse na document, mbese ukabikaho n'ibintu bigufitiye umumaro. Nta kindi rero, iyi video nayikoze kugira ngo ibafashe. Urabona ko hari benshi bakunda kugira izo mbogamizi, hari n'ababinsabye bageze nko muri 5. Ndavuga ni rero ndaza kuyibakorera mbereke uburyo wabika ibintu byawe by'ingenzi ahantu hafite umutekano. Urabona hari uburyo dushyiramo nka pin muri WhatsApp kugira ngo nyine umuntu utatwinjirira cyangwa se akaba yabasha kuba yaturebera ibintu muri WhatsApp. Niyo mpamvu navuze ni ushaka kuba umuntu yakohereje wenda nka document y'ingirakamaro, ukabasha kuba wayibika muri ubwo bubiko bwa WhatsApp. Nta kindi rero nje kubikwereka kugira ngo nawe bigufashe. Nta kindi tuzakenera icyo bita WhatsApp. Niturangiza kuyikenera tuzaza dukandemo, turangiza gukandamo tuzaza hano ku tudomo 3, utungutu tudomo 3 kugira ngo muri kutureba tuto hejuru. Niturangiza dukandeho tujye kuri new group hano. Niturangiza tuzaza dukandeho. Tumara gukandaho bazatujyana ku yindi page. Iyo page rero uzaza wowe uhitemo umuntu ushaka wenda utajya ukenera cyane, kuko n'ubundi niyo tugiye gukora ububiko bwa WhatsApp. Tuzajya tubikaho amadokima, amavideo, amafoto ndetse n'ibindi. Ushaka kuba hari umuntu wakohereje amafoto cyangwa se hari amafoto wari ukeneye kuba wayakura muri groupe yindi ukayazana ukayibikira hawe. Icyo gihe uzaza urebe wenda umuntu udakunze gukenera cyane, wenda tuvuge nk'iyi ngiyi, reka tuvuge nk'iyi, tuze tumwadingemo umwe wenyine, niwe uzashyiramo wenyine kugira ngo ukore bwa bubiko bwa WhatsApp uzajya ubikaho ibintu.
noneho bazadusaba icyo bita izina rya groupe, ya groupe nyine yawe bwite cyangwa se private group. Ya private group rero uzaza wenda uvuga uti ngiye kuyita nk'ububiko, ububiko bwa document, ububiko bwa document, ububiko bwa document, ububiko bw'amadokima. Noneho nurangiza ukande rino jambo, rya done. Mu mbere yuko ukanda done, uzaza urebe hano muri disappearing message, uzaza ukande hano, mugira ngo iyi ngiyi aka kantu murakazi neza uburyo kadufasha cyane cyagiye tuba dushaka kugira ngo tugire ububiko bwa telefone. Hari igihe ama message aba yuzuye muri telefone cyangwa se muri WhatsApp, amafoto, amadokima n'ibiki byose abantu bagiye bakoherereza, ugasanga rero mu gihe wemeje ko ari amasaha 24 umunsi wose ya message bakohereje nimba wari ukeneye igahita isibama. Nimba waremejemo iminsi 7 y'icyumweru kigeze ihita isibama, nimba ari ukwezi ihita isibama, ariko iyo wafunze gutya ntabwo izo message zisibama. Kano kantu rero ni ingenzi kuba ushobora kukarekera gutya, kubera ko iyo hari ibintu bakohereje by'ingenzi biba bisaba ngo wenda ubanze ubibike muri iyi groupe ngiye kukubwira, cyangwa se ububiko bwa WhatsApp ngiye kukubwira, kugira ngo rero wemeze ko message zose na document n'amafoto n'iki byose bakohereje mu gihe ubikeneye, cyangwa se ufite gahunda yo kuba wabikenera cyangwa se ukazabikoresha mu kindi gihe, ushobora kuza ukemeza nko mu masaha 28 wenda tuvuge nkaha, ukahemeza. Wahemeza naragukoreye groupe cyangwa se narakweretse uburyo wakora iyo groupe y'ububiko bwa WhatsApp, ugafata bya bintu hakiri kare bakoherereje ugahita ubibika ugahita ubibika muri bwa bubiko bwa WhatsApp kiye kukwereka. Rero iyo umaje kubika file, document ndetse n'ibindi ukabibika aho ngaho muri ubwo bubiko bwa WhatsApp, uraza ukemezaho ano masaha 28 cyangwa se iminsi 7 cyangwa se ukwezi, cyangwa se ugafunga. Hari nk'abantu baba badafite umwanya wo kujya muri WhatsApp ngo ajye kureba ibintu bamwohereje, ushaka kuza ugafunga kugira ngo wenda n'ikiruhuko wabonye uzafata umwanya wo kugenda ubirobanura, ubishyira muri bwa bubiko bwa WhatsApp, ubishyirayo. Birafasha cyane. Rero nta kindi, hano uzakagumishaho mu gihe nta mwanya uba ufite wo kurobanura ibyo bintu nyine bakohereje, kubera ko iyo byemeje muri aya masaha 28 n'ubundi umunsi iyo urangiye message zihita zisiba ako kanya. Nta kindi rero tuzasaba, nta kindi uzaza hano nanone muri iyi group permission. Iyi group permission nta kindi tuzayikenera nuko tuzaza tukemezamo ibintu runaka muri edit group setting. Ni ukuvuga ngo hano members cyangwa se abantu bashize muri groupe bashobora kuza bagahindura titre, bashobora kuza bagahindura setting, bashobora kuza bagahindura buri kimwe cyose, cyangwa se na description, kwa kundi uba ubwira abantu ngo birabujijwe muri iyi groupe gushyiramo ibi n'ibi, cyangwa se disappearing message ugasanga time bayihinduye, ugasanga ndetse
no gupininga cyangwa se bya bindi bita ngo message y'ingenzi bayishyize hejuru. Buno buntu muri kubona ko busa umukara, ubuntu muri kubona ko busa umukara bwose. Rero tugiye kubufunga buse umweru. Turahera kuri aka kambere, tugiye gukora gahunda yo kutemerera umuntu wese winjiye muri iyi groupe. Wowe ni groupe yawe wowe ubwawe, ni private group ugiye gukora, ariko ni ngombwa kuza ugahita ufunga kano kantu kugira ngo n'uyigiyemo wese cyangwa se utabikoze gutya n'umuntu wari we wese yayinjiramo kandi ugiye gukora groupe yawe wenyine. Uze no kukakabire ku bantu members bohereza message tugafunge, ku bantu bashaka kongeramo bagenzi babo tuzaza tugafunge nako hasi nako kwa kundi wemera abantu binjiye ugakora prove ukabemerera, nabyo tubigire gutya. Noneho usigarane icyo bita private group. Nurangiza gusigarana icyo bita private group, uzasubira inyuma uzasubira inyuma. Nurangiza wise izina, ikindi ugiye gushyiraho ifoto. Ushobora kuza ugashyiramo wenda ifoto runaka, kuza ugashyiramo ifoto. Wenda reka duhitemo nk'iyi mashini. Ushaka kuza ugahita wemeza imashini. Wayemeza rero murabona ko hasi nanone uyu muntu twamushyizemo kugira ngo tuze gukora WhatsApp group yacu yihariye, kuko nitumara kuyemeza tugasetinga neza ikajya ku murongo, turahita tumuvanamo dusigarana ububiko bwacu. Kuko tumugumishijemo mu kanya yaba atwandikira ati ukimwanshyize group ntabishaka. Kubera ko ari group yigenga twebwe tugiye gukora, ugiye gukora group yigenga yawe uzajya ubikaho ibintu uyisetinge nka kuriya nakweretse. Nurangiza nibigera nyuma umukuremo wamajije gukora wamajije gukora setup. Tuzaza dukande kuri aka kantu, iyi V, aka gatiki. Sasa ubu groupe twamaze kuyikora, tugiye kuyigenzura. Ubu twamaze gukora groupe gutya zazawe. Ubu ngubu rero twakoze groupe yacu, ngira ngo muri kuyireba. Harimo umuntu umwe. Tugiye kwemezaho turebe iyi groupe yacu. Ubundi iyi groupe yacu irimo nde nande. Murabona ko wowe ubwawe admin wenyine, wa muntu twamuvanyemo admin wenyine ni usigaye, ni wowe ubwawe. Ni wowe ubwawe. Murabona ko buri kimwe cyose twagikoze. Hano ni ukongeramo icyo bita description ni groupe y'ububiko. Cyangwa se wandikemo ngo group box. Wemeze kandi okay. Icyo gihe uzaba ugize
icyo gihe uzaba ukoze ububiko bwawe. Nurangiza hano tuzasubira inyuma tuze turebe murabona ko ya groupe yacu tuzajya tubikaho ibintu yakozwe, ububiko bwa dokima ngira ngo muri kububona. Rero ngiye kukwereka uburyo buno bubiko bwa dokima bushobora kukugira umumaro. Ushaka kuza wenda tuvuge nimba ugiye nko muri groupe runaka, wenda tuvuge ugiye gufata akantu runaka, akantu gatoya, tuvuge wenda reka duhitemo akantu gatoya, reka duhitemo akantu gatoya. Dushobora kuza wenda muri ubu bubiko bwa dokima tugakanda hano, tugakanda hano aka kantu kameze nka stepo, aka kantu kari hepfo tugakandeho. Nitumara kugakandaho karadutwara muri dokima ndetse n'ububiko bwose. Niturangiza tuze reka wenda duhere kuri aya mategeko y'umuhanda. Maze murebe ko kano kantu atari ingenzi. Niturangiza tuzaza dukande send. Hano hari n'igihe ushatse waza ukandikaho wenda fayiro y'amategeko y'umuhanda. Gutya kandi dane hano, nurangiza uhite wohereza. Ngira ngo muri kubireba, aka ni agafayiro cyangwa se akadokima nibikiye hano, kuko igihe icyo ari cyo cyose nzagakenera, kuko twasetinzemo ko message twashyizemo cyangwa se fayiro, dokima, amafoto tuzabishyiramo, bizagumamo. Tuzaza hano nanone turebe nk'ifoto tuyoherezemo. Buri kimwe cyose ushobora kuza nyine ukagishyiramo. Turebe nanone nk'indirimbo tuyoherezemo. Ngira ngo muri kubireba, ni ibintu tuzaza tugakenera igihe icyo ari cyo cyose. Umuntu ashaka kuza akakohereza ibintu, warangiza ukajya kubona biriyongeye bibaye byinshi. Dushaka kuza wenda nko muri groupe runaka tugakurayo bya bintu, tugakurayo bya bintu, wenda reka tuvuge gutya, wenda tuvuge nk'ibi bintu, ukagenda wenda ubyemezaho, warangiza ukaza ugakanda kuri aka kantu aka kantu kanditseho forward, aka kantu k'ikimenyetso cya forward, warangiza ugahita ukora forward, ukabijyana hehe? Ukabijyana hahandi mu bubiko bwawe. Yes, dore nk'uku nguku wenda tuvuge tubijyanye mu bubiko bwacu. Tuzaza
tubishyire mu bubiko bwacu twohereze. Urabona ko byagiye. Igihe runaka dushobora kugira gute kubikenera tukaba twabikoresha, ukajya ujyayo ukabibikayo mu gihe hari ukuntu ibintu bikubana byinshi ukibagirwa no kujonjora wenda ibintu by'ingirakamaro bohereje muri groupe cyangwa se wewe bakohereje. Rero niyo mpamvu nagukoreye ino video kugira ngo nkwereke uburyo ushobora gukora ububiko bwa WhatsApp yawe kugira ngo ujye ubikaho utuntu n'utundi. Nimba ubona iyi video yageze iki kumarira, nyandikira muri comment ati turi kumwe, wandikemo ijambo turi kumwe ndetse n'imitima myinshi, wandikemo turi kumwe byonyine gusa ndaba mbibona. Murakoze rero kuri uyu mwanya kuba munyakiye muri iyi video, nkaba narinje kubereka uburyo wakora ububiko bwa document ndetse n'amafoto n'ibindi byose. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao, naho mu yindi video.